Tasiye niyo saba ni umugabo w'imyaka 31 ukora ubucuruzi bw'ibikoresho byifashishwa mu kuhira imyaka n'ibikoresho bitanga amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Avuga ko mu mwaka w'2016 nyuma y'uko leta y'u Rwanda ishyize imbaraga mu guteza imbere imijyi yunganira umujyi wa Kigali, ishoramari ry'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 100 yaryimuriye mu mujyi wa Rubavu kubera ibikorwa remezo byorohereza abashoramari, akaba akomeje kwiteza imbere. Rubavu cyangwa iburengerazuba hari mu bice by'igihugu birimo birazamuka cyane, murabibona. Twavuga nk'uburyo bya infrastructure, amazu menshi arimo arazamuka, ibijyanye n'ubukerarugendo muri Rubavu birahari. So cyane cyane twaje tureba isoko ukuntu twaryagura, niyo mpamvu twaje muri Rubavu. Nimba utangura gukorera miliyoni navuga wenda nk'eshanu urugero, ukabona ukwezi kwa mbere ukoresha kwa kabiri ukabona ugeze ku 10-15 gutyo uzamuka, ni kuvuga ko mu by'ukuri isoko waje gukoreramo ririmo rirazamuka. Ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu karere ka Rubavu nk'umujyi wunganira Kigali kimwe no mu yindi mijyi uvuga ko gahunda ya leta y'u Rwanda yo kuzamura imijyi y'ikitegererezo byatumye abashoramari bakomeza kwiyongera muri iyi mijyi ndetse n'abanyamahanga. Kayumba Nyota Jeannette ni umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu karere ka Rubavu. Ubucuruzi buri kugenda neza cyane, n'aya mashanyarazi twabonye iri kutwongerera igihe cyo gukora. Usanga ijoro ryose abantu bari gusirikira, icyo kintu kigatuma n'abacuruzi bafunga akazi nyuma cyane turi gucuruza. Ni ukuri biri kututeza imbere cyane. Habyarimana Gilbert umuyobozi w'akarere ka Rubavu avuga ko ishoramari rigenda ryiyongera rikabafasha guteza imbere imibereho y'abaturage. Hari imishinga myinshi iri kwiyandikisha iri mu nyigo. Tutekereza ko mu gihe gito hano azaba ari mu mujyi, ari akarere kunganira Kigali no ku nganda nkuko kunganira Kigali no ku bindi. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko guteza imbere imijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali byakozwe hagamije gukemura ikibazo cy'urubyiruko n'abashoramari birundiraga mu mujyi wa Kigali kuhashaka ubukungu, indi mijyi ntiyitabweho. George Munyaneza umuhuzabikorwa w'umushinga wo guteza imbere imijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali no kuvugurura akajagari k'imiturire mu kagari ka Gatare mu karere ka Nyarugenge, avuga ko iyi gahunda yo kuzamura iyi mijyi yatangiye kugera ku ntego zayo mu kureshya abashoramari na ba mukerarugendo. Waravuguruwe, ba rwiyemezamirimo batandukanye batangiye kuzana ibindi bikorwa by'ishoramari bizunganira abaturage, bizatanga akazi. Mu by'ukuri impinduka ni nyinshi byahaye akazi abaturage bakozemo, biteje imbere umujyi urimo uravugururwa. Aho imihanda yaciye hose, ibibanza byazamuye agaciro cyane. Natanga nk'urugero, ahari ikibanza cyaguraga 300,000 by'amanyarwanda ubu kigeze kuri miliyoni 4-5. Uretse ibi bikorwa by'abashoramari bigenda byiyongera muri iyi mijyi yunganira umujyi wa Kigali, hagaragaramo n'ibikorwa by'ubukerarugendo, inganda ndetse n'ibikorwa bitanga akazi ku baturage. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda mu karere ka Rubavu.